zibashanga bumva umuntu nabyumvisha kunjaga gusohoza no kugushaka ngikuzonyisha amafaranga 45. none se iyo ari chambrette yindutse taje ayo mafaranga yose nzayakora ariko haje rero nawe aho ngaho uri gukora amakosa pe ubu ngubu ujya wahita umuzamura kuri 45 yabakoraga amafaranga ariko rero bino bihayimo no gukabya ibi ni ihohotera chambrette y'ibihumbi 10 nabinga ugahita uvuga ngo 40 mu buhe buryo se none se wayihinduye etaje ngo ni 45 washyizemo amakarose washyizemo ibiki cyatuma uhita wuriza ako kanya ako n'ubundi ni indaya kandi inzu yibagamo n'amakaro nagatange rero uvuze ngo cyo wagacecuru mukecuru n'inyoko njatesha ndagwabinza naho ariko rero mwitonde ndimugwanire hamwe agwane n'umwuka akagwane n'umutima ariko gakecuru urumva muzera ikiko kujya kujubita n'amajya bisaba hejuru Sasa huyu kumbe mjini ndio na akili utapiga hela. Tereza giye ngwino hano Mama yangu game over. ngwino hano Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Game mwaramutse mabuja waramutse mahoro gimana gabane nawe yakugira imana mubyeyi ko mbona ugenda ubebera mama yangu ndakuramutse Mariya ujine mubona naniwe simusha na Yesu nabyara sini Mariya mutagatifu mubyeyi w'undi byose ni bikiri kwivugisha ndakugambisha ukuri ayo ni amafaranga umpa nkeneye amafaranga y'ubukode mama uzi ko abantu yangu baba babayeho bate game over. sigaye mwihisha urimo satani uripfuna bipfuna ibiki nkeneye amafaranga cyangwa ubwira umugabo wawe ayazane kuko urimo satani sha nuko twihanganira narihanganye nshaka amafaranga Mama yangu game over. ameza ne koko yari yuzi ko ari nandi twabaye umwaka kugashira ariko tutarabona amafaranga go kwishura reka da none ukeneye na hano kwamara umwaka nyine urumva amafaranga gawe rwose ngiye kugashaka pe ntago hano niyo mpamvu bizashoboka nari ngiye nkeneye amafaranga amafaranga ndago nkeneye amafaranga hamagara umugabo wawe ari hehe umugabo wawe ubundi ndakubwiye ngo iwanje rugukinga barindwi no kujya ni ikibazo none muranze amafaranga ng'inzu koko ndagakura he none ndago go dufite pe keretse uwiwanje nataha yenda namubaza yagiye ku kazi se araryamye nako yagiye gushakisha aho yaje kuri misarani za rubanda nkeneye amafaranga mwaje gukodesha hano muzi ko muzajya mwishyura asikenda amafaranga ko mfite ariko ubundi wonda go wumvaga namubonaga umuntu yabubashe ngo nuko muri banki ibyo iyi nzu yawe arige nanje wabona imaningiriye neza ikandera ibirondo ugasanga nanje ndayubatse nizirenze izingizi naburiye bururi bwa ubwo tubagamo ubonye ko ari ubururu uyu munsi wabuze yo kwishyura nese sutururi utangiye gutera amazuru hejuru ngenda kubwiye ngo ujugunye hanze ubibone ihangana amafaranga gawe ngiye kugashaka sibyo nukugamba ngihangana uku kwa gatanu kugiye kurangira n'ukwa gatandatu ukwa karindwi nzaba nagabonye kandi nzagaguhera rimwe kakugirira akamaro ni nabwo gazakunezeza ariko Tereza ayo mezi 7 amafaranga uzayabona yo kuyampera rimwe yose nyine nzabona gukwezi kumwe cyangwa icyumweru n'igice nzaba ngwayago nimbona nga 2 nzaba mbiguhaye Tereza inzu itandukanye n'ikindi kintu cyose nkeneye amafaranga iri joro nura rutamaye amafaranga ahe ese ubundi ndagabonye wangira utera ndanisoni wahita uyisohokamo nyine ukagenda nyivamo ngagenda njyewe Tereza ahubwo ndamutse nanagenda nagusigura muzima umva ugize ibyago ngagenda nanjye ndabona gusigura muzima game over. singaho ngiye kuzira ibyanjye uziko wabona iwanyu mutaranajya uziko wabona namwe iwanyu kwishyura inzu byarabagoraga uziko wabona mwararazaga amaguru mu mbabura muba mu kazu k'akaruringa kariya mbamo ugize amahirwe ushatse umugabo w'i Kigali afite amazi afite umutungo uragiye umanitse injakwa muragabanye musangiye iki umutungo ubu nawe wasezeranye ivangamutungo rusange ndamutungo wazanye ikibuno gusa uzukaraga ikibuno none uri muri iyi nzu urukumva Tereza ugomba kunyituniraho ukanzora uko wiboneye umva ihora gihoze iri mu gihugu cyo mu ijuru
uri kunsuzugura kubera ko ibintu atari ibyanjye. Aha. Okay, reka nze mpamagare nyirabyo. Mpamagare Mugande ndebe ko noneho umukire. Mugande se? Mama yangu. Oya reka Mbabarira wo kabyara. Mugande. Kaze. Mugande. Kwirwa. Hagarara. Hagarara yewe wambwiye ni wowe yasise. Kumunda mukibize. Mbere y'uko wamugora. Yantutse yanyandagaje. Ntashaka kwishyura. Ariko bakagira ikibazo ngo bashye. Ubwenge bwawe mu mutwe cyangwa muri sibirenge. Bibaza umugore wawe. Babarira cyane wamukenewe. Dore n'ibigutiya bibi. Nzi byawe wowe. Niwe nabashije wahembewe. Hello. Uno rugabo rw'urusi ariko kamaze mbabwira. Hari mushobora kuba mutazi. Byo kwitwa haje nje nyoboye imisigiti 15. Wambwa. Bituwasha n'ubushobozi bwo gusomera iduwa. Hano kanya. Kazaye ndupfa kinuka mu kwa. Hello. Niko tumuna bafasha nkami. Kwishibika bicaso. Haramunizi yigendera rwose. Bundi gutemereze ubundi ibi bintu akana mugaruka. Ni ikibazo kuri wowe. Umuntu w'umushenga we koko okuragira indama urukuzitangaguza. Kwanze reka ngubwire injira muri yanzu yawe ufate ibyaye byawe ugende. Naruwa rusasa. Ubundi kambaze ngo basi. Urari papa wawe. Yaze ni papa wanje kari umugabo wanje. Niwe wanjohoje. Niwe wanjohoje. Nuko tutabyaraga. Kugira ibiki? Kunzohoza yaranzohoje. Zibashanga bumva mu Rwanda nabyumvisha. Kunjaga. Ugusohoza no kugushaka. Kunjaga. Akanjira mu rugo mu mago. Umva rero mubwije. Ebe bintu wanje akunda. Siwezi sibitaki kama hivi. Sidio? Haja mugabo wewe mwita. Rwabukwisi. Turashize. Wachinazi. Arasinziriye. Mukangurira harame byukize hano. Cyamye cyatishura. Rwabukwisi babene. Mbese. Kumana yanditsewe manangu. Ubwo yirandabo wayuje. Ubwo yirandabo wayuje. Tokana na yembwa wibora ku gasuti. Umamagara nkande mwinyana yembwa we. Rwabukwisi. Rwabukwisi. Karame mu mata. Akore kunjana wewe. Tena muntu wanengerera. Vamutira kwele. Unyinisha nkande wo. Yanganira ta. Jembaso. Uranzi ndewe. Ukubita ubibona. Jewe ukubita umbona. Rwabukwisi. Twahahinze abasazi. Wamureka. Twahahinze abasazi. Uratuma batwiruka. Ndakubwira. Ubu yirashanda ari wayitaye. Akweta kumubita we. Nyaye murayuzuza ndakwica none. Yuje kunyara hanze. Yuje kunyara hanze. Wayisohera? Ebazo abagore ukuntu bazo. Nzoho indobo. Tunyaramo. Ariwe mugore. Mbese. Umvira agasuzuguro k'abagore. Ku kibazo kijyanye n'amafaranga y'inzu mumaze imyaka n'imyaka kumubara mu nzu zacu. Tukishyuza umugore wawe niyo mpamvu tuguhamagara. Avuze ngo tuguhamagare. Dukeneye amafaranga. Nuko tubabarira nyakubahwa. Umva niyo nyanda. Oya reka tuza. None se wa mugabo. Hari umuko kazi bika isati yani. Uratanijya ho kera. Ngenje ni ikibazo ngubajije. Ntabwo ibyo bindi bajyanga ndi kureba ikijyanye n'amafaranga y'inzu. Ibitari ibyo mu buri rwirengero mujye no mu karekare mugere hari wose. Ijambo rindiye mu matwi we. Wabuhimbi uratinyuka nje ngo mburi rwirengero njyewe. Kitwa n'uburoro nyana yimbwa. Toka. Ikiza. Waziba ko kuzi ko atuma batwirukana. Aratotoye umuhambiro umurakira atari umukiri. Mwamaye amafaranga. Ako muganye nubwo ari umukira kiraga nabi. Tuma twacumbikira se. Ni soni wowe. Dorukana ryari. Nakunda mave koza umusazi. Wowe dorukana ryari. Bwira cha niwe mbaza. Dorukana ryari wowe madam. Wako madam. Urete. Harya ya miti yawe yarashize. Ahubwo si yawe yarashize ngo nje kunywa. Ngaho. Abasazi koko. Ihangane navuze nabi.
namubwiye nabira wamutomboke nagututse ndagira ngusubize indera pe ndagusubiza indera rwose uzi ko hatuma batwirukana namututse mwana muyobozi nyakubahwa bosi w'ikirenga rwose reka nawe jya ushyira mu byo utubabarira ariko rero nababwiye mu byo muvuga byose muse nk'abamwigira inyuma gato kuko amasazi ari kubatumaho muri kunuka sinzi ikintu cyitwa amazi niba mugiheruka abantu bazima baranuka koko basi kamabwiza hanukaga umuntu wapfa okay sawa none ndabinginze ndabatakambiye mumvire mu nzu mugende rero nawe ndamukira umeze utyo tugeze ndamukira ugamba gucyo turajeze uratwirukana turaje naragenzanye namwe jewe mwebwe turasanye mwebwe turi inshuti ndi inshuti namwe wowe mama nta n'isoni game over oya ntabwo tuziranye kandi waraduhaye inzu bose ndawaduhaye inzu abo bantu ntabwo mbashaka hano rwose reba nta kinyabupfura nta kibu hari umushyitsi akumva bari kukubwira nabi kandi mfite umukiriya ushaka kuduha 20,000 kandi bano bishyura 12 tubareke bagende nayo ngayo bayatugenda ariko gogo umwami ndago yicaga yica rubanda wakagwa rero ndago zaniri izi nzu zose zuzuye none ugiye kutwirukanisha databuje turagupfukamiye databuje tu we waretse kumubwira nabi ubu ntabwo ari kwa mukunda abantu dupfana okay sawa je namwe dupfana turaturanye njyewe nuranye nawe cyangwa uba mu nzu z'abandi zawe uba mu nzu yandi suba hano se tukaba hari yandi no guhaye inzu wowe nyiribyo kimba nayishyuye inzu nishyuye yose iba ari iyanjye itwara kwishyuye noneho umaze amezi ane mutazishyura bisobanura ngo njye nabaretse amafaranga amezi ane ntabwo tugamaze zana fagitire none itagaragaza barambabwiye nahera kuva kare mbihanganira agakandi ipfa ako pepe gapfupfuto wanyana ipfa ngwane ipfa baramufunga ipfuje mfungura yari abasohoka azakunyicara ipfuje ngwane njyewe n'umfungura yari abasohoka kubita ubuye mu mutwe hari igikorwa bagiye gukorera mu cyubahiro kandi kuri kibuye noneho mbitemva ndakura niyo kaingia sasa tayari muterwa turi umurambo nyirutwara nzo inde turi n'umugabo mwari umurambo ngewe none se umugore wawe apfiriye kwande ninde mwishe inde ni wowe umwishe akumubwira ko mfite kamera umukubise ibuye none ko mfite kamera ntabwo bara hejuru kumbe mjini ndio na akili tu utapiga hela kanguka hano hari kamera bari kugaragaza ko wari wiyishe yego sherifu vafa basemo wimurira mwiza wikundiga ndetse ukubukinga we mana we urashaka kunyitage iki sa uragamye ngo nasebye yaranyise nuko nabara hari umuryango ufunguye njyo nava aho kugira mve hano unyice nzubiye mu nzu yagiye mu nzu da nanjye nsubiye kuryama assalamu alaikum wa alaikum maturore mama da ikitwa ngo nabapangaye bose bo mu rugo babwire bose baza bikemwe mu buryo bwanjye ndabona arizo mbaraga z'umugabo zikenewe babwire bose bansanga uwanja wake kaingia sasa se ubundi baraza gukora ikintu kwanduzanya bakabona ko n'abandi banze kwishyura abo bakajya banga kwishyura reka mbikemure Urangije nama kukurika ariko kwayura mu bantu muse akubwiza akomote reka kubwiza ko cyaba hano buri munsi ndebere n'ukuri kw'Imana nyagasabira bareba umva mureka kutumena amatwi turamenya ko twicara mu gusakaza cyo gusakuza gusa ndabirinde kiravuye wagiye uceceka ko mwana tubangana ariko mwaje tenda tugategereza ibiraka muri iyi nama tukamenya ibyari byo muri gusakuza ibiki agize kutubwira so kutubwira icyo dutumirije munyaruke tujye guhiga ariko nawe urabusaba kandi ubu ngubu wasanga ibi ngibi nari mu byaba byatumije badutumiza ngo inama yabaye ngo inama y'igitaraganya reka indi yose mwayihaye umunwa mwavuze kandi ntabwo mujye muhinduka uzi ko wagira ngo ntabwo muri abantu bakuru mama yangu njye mfata n'umwanya kuza kubabwiriza icyo muri cyo mwebwe mwenye uwanja wake ikintu ni ukubabona mukanuye mwayi
tubabarira utubwire iby'inama ko ngiye nkeneye kujya mu kazi mugire mukoresha iminota mike harya wowe witwa Mutoni nibyo wowe ntabwo ugomba kumbwira ibyo ngomba gukora iyi nama impamvu iri hano tumijwe n'ibintu bikomeye tuba dufite akazi ko kujya mu ntabwo bindeba urukundo mbiri mw'ibiki wowe ako buramwara gato ugomba inama n'ibindi bari kutugira amatwi mabwire ibi byose nabyo biri mu nama mwebwe babiri ndabibi kimwe munsi yako muri buhire haje rata tumenye wowe bikwisi wowe rwabukwisi wowe umugore wawe ndago twacecetse ariko mwateka bakatubwira rata haje tubwire twaguteza amatwi ndaje mbagarukeho dore ikintu gihari ikintu kimwe rero wowe mukobwa nge baba we noneho wowe ubona nakongesha mbaze mbikubwire aka kanya ubu gikuzanyishira amafaranga 45. None se iyo ari chambrette yindutse taje ayo mafaranga yose nzayakora. Ariko haje rero nawe aho ngaho uri gukora amakosa pe ubu ngubu ujya wahita umuzamura kuri 45 yabakoraga amafaranga. Ariko rero bino bihayimo no gukabya ibi ni ihohotera chambrette y'ibihumbi 10 nabinga ugahita uvuga ngo 40 mu buhe buryo se none se wayihinduye taje ngo ni 45 washyizemo amakarose washyizemo ibiki cyatuma uhita wuriza ako kanya ako n'ubundi ni indaya kandi inzu yibagamo n'amakaro nagatange rero uvuze ngo iki wagacecuru mukecuru ni nyoko njete neza ndagwabinza nawe ariko rero mwitonde ndimugwanire hano agwane n'umwuka akagwane n'umutima ariko gakecuru umva muzera iki koko njya kucyubinza n'amajya bikaba hejuru ni soni koko nubwo mukiri nubwo nukuba bahagaze imbere uri igikisi ndagura umuntu ngandi ndagufite inyama n'amagufa n'amaraso ariko Tereza ndugiraga n'ubwoba koko nta nubwo ko kujana kunya basi ngumenye ko turi kumwe na boss wacu ndonzi nk'ibyumi by'amara bihari ariko ceceka gura twica basi rero kambabwira ikintu kimwe wowe impamvu nakongesha ugira abakiriya benshi nabikubwiye muze ndinakugagiraga abakiriya agiraga abagabo nirwe n'ejo bundi yazanye ikigabo kiresha na goriyata ndabara umuntu banica umuntu mugufi guca umva rwose muganda umva washiraho n'ibihumbi senkani kuko uyu mukobwa agira abakiriya azagaguha muceceka aho ngaho ndacyavuga reka nkubwire mubwire hati urasa nk'ubumba umunwa gato wowe ubara n'igihe nkukeka nkabona rimwe na rimwe sinzi impamvu ubona nurutse hariya vuye gutabaza ngiye kwisara nkabona aribwo duhuye nkabona urunamisi bya bintu byo kujaka kugira ngo murebe wapi ndinabiganda yakunama n'imbere yawe koko haji none urashaka kutwirukana usize indaya butwi buri koko muze kandi nawe yarakunamiye sinakunda kazana ntabwo nzongera kukumureza ikindi cyane wowe ntabwo reka amaze gukora uko wowe nyamamare wowe ikibazo gikomeye niba iyo ndayi hano umugabo wanjye ni iyihe ni iyihe n'umugabo wanjye nabyo birimo none muri kwakurikana iyi ndaya mubyirukana njyewe ni ukuri ko imana mwijuru zabibabaza ikibazo agiye nuko agiye gasume gatoya nicyo navugaga muga aho kugira ngo uyu muryango uvemo hano hagenda iyi ndaya n'ubundi bara ntacyo bica nta n'icyo bakiza